Dore umusore wari wicaye ku muhanda asa nkaho yari ari gusabiriza, gusa ikigaragara yari afite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru. Uyu musore yari aje yicara ku muhanda aza kubona amafaranga menshi cyane nk'uko mubibona, yari afite agakombe kuzuyemo iza bitanu, ariko haje abasore bagera nko kuri babiri baza bamugana umwana basaba ati mwamfunguriye. Abasore baraje bafata ya mafaranga y'umwana yari afite, ubundi barangije barirukanka. Umwana kuko yari afite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru yabuze uko abirukankaho ngo abakurikire. Umwana akomeza ababwira ati mumbabarire mu mafaranga yanjye. Umwana byaramucanze, dore uko byatangiye. Barakwereka wa mwana yari yicaye ku muhanda arimo asaba nyine. Urabona ko byatangiye nta kintu na kimwe kiri muri ka gakombe. Umwana yakomeje kugenda asaba avuga ati hagize umuntu ugira icyampa kuko umeze nabi. Barakwereka hari umusore waje ako kanya, umusore baramubaza ati ariko se ufite ikibazo cy'amaguru? Ati yego. Ati none uyu ni umuntu waguhaye amafaranga 500? Ati yego. Ati okay. Ati nanjye nari ngiye hari imbere, reka ndebe ko hari icyo nakumarira. Umusore yakoze mu mufuka afata inoti 5,000 ahereza umuhungu. Umuhungu arangije aramubwira ati urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ati yego mfite amaguru kandi we ntayifite, ngomba kugufasha. Umusore yafashe inzira arakomeza arimanukira. Umusore yarakomeje aramanuka, ubundi yizamukira mu kayira kari hafi aho ngaho. Barakwereka umusore yakomeje kugenda asaba avuga ati mukomeze munyirire ikigongwe, uyu munsi ndabona Imana iri buze kuntabara nkagira icyo naronka. Hari abandi basore bamanutse aho ngaho, abandi bamwe twatangiranye filime. Arababwira ati mwamfunguriye, mwambabariye mukampa, komeze nabi ko ubuzima bwangoye ku kigero mutakumva. Umusore yaramubwiye ati wowe reka muhereze, ubwo nawe ntugabe kuzamuka kuko wenda bizi ko nta kintu ufite. Baramanutse barigendera, ariko ikigaragara cyo uriya musore wo ku ruhande wambaye umupira w'amaboko maremare niwe wagize icyo amuha. Uw'amakabutura we bisa nkaho nta n'ikintu yari afite. Baramanutse bamaze kumufungurira, ubundi barimanukira. Umwana wari wicaye aha ngaha yakomeje kugenda avuga ati Mana dukomeje kubinkorera, uyu munsi ntabwo nshobora kuburara. Umwana yakomeje kwicara aho ngaho arindiriye ko yabona abandi bantu bamanuka bakagira icyo bamumarira. Umwana yakomeje gutegereza, aravuga ati okay, ati ndabona bamaze kumuha amafaranga menshi arenga 5,000. Hari undi muhungu mbona wigize azamuka aho ngaho, haje kumanuka abandi bantu babiri, ndabona ari umusore n'umukobwa. Umuhungu arabwira ati wamfunguriye ko ubuzima bwakomeje kugorana, wagize icyo umarira ko no kurya ngiye biba ari intambara. Umusore yafashe afata 5,000 aramuhereza. Akimara kumuhereza amafaranga 5,000, kagakobwa bari kumwe karayamwaka. Aramubwira ati amafaranga uri kumana iki yakoze iki? Ati afite ubumuga ariko twamufasha. Ati mwamufashe ngiye ko nta mafaranga ujya umpa ndi muzima, none uje kuyaha ibimuga? Kimuga ati wambariye ukamfasha koko ko mfite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru, ko ndashobora kugenda ngurira amafaranga, wamfashije ukampa. Ndebera wa mukobwa yagiye amunukwesha amafaranga asa nk'uyamubura akongera akayamwaka. Umusore yahise aca inyuma ashyiramo andi mafaranga menshi. Umukobwa arangije amushwana ati ibintu ukoze ubu twahita dushwana, sinazongera no kuvugana nawe mu buzima bwanjye bwose. Umusore aramubwira ati tuza ariko tugenda, ibintu birashaka. Ikigaragara cyo wa musore yari atangiye kubona amafaranga menshi agiye afatika. Aragenda arayungikanya, arayabara yatenga neza muri ka gakombe ke, abona amafaranga amaze kuba menshi kabisa. Aravuga ati Imana irakomeza imfashe nyine mbona andi mafaranga. Yarakomeje arategereza, agenda acungacunga ngo arebe ko ari uwaza kumuha amafaranga. Barakwereka wa musore wari ugiye kuzamuka yari yabaye nk'utindama ariko yaje kuzamuka. Urabona ko ni umuntu kabisa w'umurasta ushobora kugira icyo amumara cyangwa ntagira n'icyo amumarira. Kuko ubona ari muri ba basore b'iki gihe bagenda bidonda, ubona nta n'ibya mirenge bafite mu mufuka, ariko wasanga yanamufasha. Reka turebe. Umusore yakomeje kumubwira ati wamfunguriye ko ubuzima bwakomeje kungora, ko ibintu byakomeje kwanga, ukagira icyo mfasha. Umusore yaraje amubwira ati we kuri hano bite? Ati ni ukuri mfasha umfungurire, mfite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru. Ati mfasha. Ati naba nta bandi bagenzi bagiye bagira icyo bamarira. Ati wowe, ati ntabwo ufite amaguru? Ati ntabwo mfite amaguru yombi. Ngo none se ufite telefone nkwishyure kuri telefone? Ati oya nta fone ngira. Ati okay, reka ndebe ko nagira icyo nkumarira rero. Umusore yari yisakasatse mu mifuka
ngo arebe ko hari icyo yamuhereza, akuramo inoti nawe nk'igaragara ndabona ntayo nabonaga yaje gukuramo inoti arangije aramuhereza, aramubwira ati rero komeza wicare aho ngaho urebe ko waza kubona amaramuko. Ati urakoze cyane Imana iguhe umugisha. Yakomeje kugenda atakamba avuga ati mwamfunguriye, mwampaye koko. Urabona haje guca akanya ku nzira nta bandi bantu bigeze banyura ngo bagire icyo bamumarira. Umusore yakomeje kugenda yitegereza ngo arebe ko hari umuntu watambuka ngo amufungurire. Umusore yakomeje kwitegereza, urabona ko yari amaze kubona amafaranga menshi, amafaranga kabisa, ubona ko hari abantu bagifite umutima wo gufasha abagenzi, cyangwa se hari abantu bagifite umutima wo gufasha abantu bafite ikibazo cy'ubumuga. Urabona rero hari abasore babiri, bariya ni abasore bamuciyeho mu bwahise. Hari abasore babiri baje kugaruka, abo ni babandi bamufunguriye mu kanya, aho umwe yari afite amafaranga undi atayafite. Banza undi yabonye we, banza undi nawe agiye kugira icyo amuhereza kugira ngo bombi bagire icyo bakora. Baraje bamuhagarara imbere, wa wundi utagize icyo amuha aramubwira ati bimeze bite, ahubwo ndebera. Yaraje ahita afata amafaranga ye, amaze gufata amafaranga yari atwara, undi asigaramo karongo. Abantu babaye inyamaswa, bafashe amafaranga ye barangije barayirukankana. Umusore agerageje kubakurikira kuko afite ubumuga bwo biranga, byaranze neza. Abura uwo yatabaza, aravuga ati nimuntabare, ati ibi ni ibiki bimbaye, bantwaye amafaranga yanjye. Wa musore wamufunguriye kare yaramanutse aramusinyira, aramubwira ati wamfasha waza nkakubwira mbabarira uze ngwino nkubwire. Ati ya mafaranga nari mfite aha ngaha abantu bari kumpereza, haje abasore babiri barayatwara bazamutse hariya, bahise bagenda birukanka bazamutse hariya. Ati mbabarira umfashe ugendere ko wabaka amafaranga yanjye uyanzanire. Wa musore yarirukanse ngo arebe ko yababona, abirukankaho bazamukaho, reka turebe ko basi yabaka bakayasubiza uyu musore. Urabona ko abantu b'iki gihe basigaye umuntu utinyuka kuba yakaka umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda amafaranga, uwo muntu aba ari inyamaswa. Yakomeje kugenda arebaguzwa ngo arebe ko bazi amafaranga bayazana. Dore wa muhungu wari ugiye kureba amafaranga yagarutse acumbagira, ikigaragara cyo bamwangije. Ahubwo ya mabandi atwaye amafaranga y'uyu musore ashobora kuba yangije uno musore wari ugiye kuyabaga. Urabona ko azanye ka gakombe ke karimo ya mafaranga n'igiti nta kindi kintu afite. Yaramubwiye ati wafashe igiti bakinkubita mu umugongo wanze, ati ubu navunaguritse. Niba rero iyi nkuru wayikunze, uze kutwandikira muri komenti tuze kuguhereza igice cyayo cya kabiri. Urabona ko umusore rero yanze kubyumva, akomeza kwisarara ngo ati ibi ni ibiki bimbaye. Rero niba inkuru nawe wayikunze nk'uko ndi kubivuga, uze kutwandikira muri komenti, kandi wibuke gukora subscribe kuri channel yanyu ya Van Management. Ngiye kujya mbakorera udustori dukine, nimara kudukina tunatwaniriza dushyire kuri channel yanyu. Van ndabakunda cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza.